amakuru twarayumvise na hariya twahoze tuyabaza umushumba atunyuriramo twumva mu bwenge bw'abantu n'ibintu nyine bidasanzwe, ariko kandi tugomba no kwiga kwakira ibiremereye kubera kuko nibyo bihe turimo, hari mu kuba ibintu bidasanzwe tugomba kubyakira. Wabanjije kubwiriza yakoze cyane Pasiteri Mbonigaba, aracari mu kiriyo kandi ica umufasha we madame we. Nje naramusuye kenshi iwe, ndaruha ndagenda ndaharara ndamuganiriza, birabanza biramuremerera nyine cyane, ariko ngo bucarakira kandi akora ibi nibi iki niki icyo twari gukora mama wanjye nzokora iki niki kandi nzobikora mbishe mu bikorwa. Icyo bari ko batestinga niki, bari ko basi uyu munsi wa none ko byahindutse bizaguma kwa kundi, ese byigira twari bituzabibona. Ndababwira ngo muzabibona kwijana, uzabwira abantu ibyiringiro ko bazagira ku bintu bikomeye, baziga bakaba bakomeye, bazagira amahoro kandi bazagubwa neza. Iyo nimukomene Imana cyamashi. Amen. Sema haleluya. Ibyo birakenewe muri ubu buzima, kandi ikindi cyongeyeho abakristo abamenye Imana batandukanye n'abandi bantu bose. Semeni haleluya. Tugomba kuvuga imfatiro zacu zasenyutse, tugomba kuvuga dufite abo twabuze. Semeni haleluya. Tugomba kuvuga dufite ibyo twari dufite twabitakaje, ariko tukavuga Imana.
Bye.
Tuzabana